mwaramutse neza mujye kuvugana nanjye amazina yanjye yitwa Mbabazi Geneti nkabasengera mu rusengero rwitwa Elion Mountain Church. Umushumba wanjye ushumbye cyangwa unyoboye yitwa Bishop w'ubugingo Leonir. Nkaba ngize ubuntu cyangwa umugisha wo kuba tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibintu byoroshye ariko turashima Imana ko itwemereye aka kanya. Reka tubanze dusenga Imana. Mana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana yera, uri Data wa twese mu izina rya Yesu. Aya masaha turi imbere yawe, aya masaha turakubashye, uri wera nyir'ijambo Imana. Tujye kumva ijambo ryawe, reka Mwami rihindure imitima ya benshi, reka rigire icyo rikora mu buzima bw'urubyiruko. Nyakubahwa Imana, turakwinginze kandi tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarisanga muri Zaburi 93, turasoma umurongo wa 4 gusa twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Aravuga ngo amajwi y'amazi menshi ndetse n'umuraba w'inyanja Uwiteka arusha amaboko. Bakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Nuko natangiye mbibwira umukobwa ashima Imana. Iki gitondo nezerewe kuko gira umuntu bwo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kiratubwiye ngo amajwi y'amazi menshi ndetse n'umuraba w'inyanja Uwiteka arusha amaboko. Uyu munsi turi mu bihe bikomeye nk'Abanyarwanda ndetse ku isi yose, ariko Uwiteka aracyari Imana. Uwiteka aracyakora imirimo, Uwiteka aracyakora ibikomeye. Haleluya. Uyu munsi ndavugana n'urubyiruko, uyu munsi ndavugana n'abasore ndetse n'abakobwa ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Uwiteka aradukeneye. Turi mu bihe isi icyorezo cyogoreje isi yose, ariko Imana iracyari Imana. Ibibazo turimo twumva ko turi kumwe na Yesu, mu ntambara zikomeye twumva ko Kristo ari umwami. Haleluya. Twumva ko Uwiteka birashoboka ko ibibazo turimo bikomeye, ubukene bubaye bwinshi, ariko Yesu aracyari umwami. Uyu munsi kuba ukiriho ugihumeka ni ukugira ngo ugire icyo ubwira Abanyarwanda, ugire icyo ubwira abandi bazagukomoka, uvuga ngo hari icyo Imana yakoze mu buzima bwanjye. Haleluya. Wongera tugire ibyiringiro, twongera tuzamure icyizere. Uyu mwami twongera tumuzamure amaboko. Wowe unamutse, wowe unaniwe, wongera wumva ko Yesu akigukunda, wongera wumva ko umwami wawe akikubumbatiye mu mababa ye, wongera wumva ko impamvu ukiriho, ubwo icyorezo kiri gutwara abakuru, kigatwara abato, kigatwara inkumi ndetse n'abasore, kigatwara abakomeye ndetse n'aboroheje. Wowe kuba ukiriho, hari icyo Imana igira ngo ugire icyo ukora. Haleluya. Birashoboka ko imvura yagwa, amazi akaba menshi, imivu igatsemba, ariko Yesu aracyagufasha. Komera ushikame, ntabwo imivu izagutembana. Cyane cyane ndavugana n'urubyiruko rw'iki gihe. Birashoboka ko aho twajyaga tujya muri ibi bihe birimo bikomeye ntabwo tukijyayo, dusigaye twirirwa ahantu hamwe, bigatuma dutekereza ibintu tukibagirwa urukundo rw'Imana. Inshuti yanjye ndimo ndavugana nawe ngo ntiwibagirwe urukundo rw'Imana, ntunamuke mu mutima. Uyu mwami ongera mugirire icyizere, wongera wumve ko akiri umwami, wongera wumve ko agikora. Haleluya. Wongera uzamure ibyiringiro, wongera uvuga ngo nibwo imvura yagwa imivu igatemba, Yesu aracyari umwami. Naho imiraba yakubita inkuba zikaba nyinshi, Yesu aracyankunda kandi aracyandinze. Haleluya. Ndavugana n'Abanyarwanda, wongera muri wowe, wongera ushima Imana, wongera ugira ibyiringiro, wongera uvugana n'umwami wawe umubwire ngo mwami, nubwo korona imeze nabi, nubwo bimeze nabi, ariko uracyari Imana kuko nturayirwara. Niyo babwiriwe ariko ntuburara. Ibyo byose tubigusanyiza ngo tukazamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Ndimo ndashishikariza urubyiruko dukomeze kongera kugira ububyuke mu mitima yacu. Birashoboka ko twakundaga Imana insengero zigifunguye, ariko muri icyo gihe birakomeye kandi ni ku isi yose. Ariko mu mwanya mutoya wiriwe mu rugo, uri mu cyumba cyawe, wongera ugire umwanya, wongera uzamure icyizere, wongera ugire Imana umwanya, wongera ubwire ngo Mana uracyari Imana. Ibibazo byaza bitaza, intambara zaza zitaza, uracyari umwami. Haleluya. Wongere muri wowe uzamure ibyiringiro, uvuge ngo Yesu aracyari umwami. Birashoboka ko ibihe turimo bitoroshye muri rusange, ariko turacyari kumwe n'Imana kandi Imana iradukunda, iracyatugirira neza kandi ibyo yiteguye kutugirira ni byiza cyane. Haleluya. Dukomeze
tugira imbaraga n'ubonye umwanya umenya icyo ugomba kuwukoreramo, cyane cyane ko icyorezo gihari kandi gikomeye kandi kirimo kiratwara abantu benshi ndetse ku isi yose. Ndakubwira iki nshuti yanjye, ndagushishikariza kugira ngo wirinde nanjye nirinde, urinde ubuzima bwawe, ni wowe mbaraga z'igihugu. Ndavugana n'urubyiruko aya masaha, ni mwebwe mbaraga z'igihugu. Uyu munsi nutikunda uzamenye ko utari kubaka igihugu cyawe. Amina. Ariko uyu munsi niwikunda ugashishikara ukavuga ati icyorezo kirahari, ngomba kwambara masike yanjye isa neza, ngomba gushyiramo distance hagati yanjye n'undi muntu cyangwa intera, ngomba gukaraba amazi ndetse n'isabune, amazi meza, nkirinda aho ngiye nkamenya ngo ngomba kuba ni protection kugira ngo ntagira uwo nanduza cyangwa ntagira uwo nanduza, kuko iyo tubuze umuntu umwe imbaraga z'igihugu ziba zicogoye. Haleluya. Ijambo ry'Imana numvaga twaganiraho nari mbafitiye uyu munsi ni iryo. Imana ibahe umugisha, numva twarangiza dusenga. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yera, tugushimiye ku bw'aka kanya keza, tugushimiye ku bw'imirimo myiza, tugushimiye ko utwemereye ukavugana natwe, tugushimiye ko hari impuguro n'imbaraga uturemyemo. Urakoze Kristo muzima, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Amina. Shalom, shalom.